umunsi w'isabato wejeje kubikora. Turakwinginze uzube muri twe, ubane natwe, umwuka wera azatwuzura adukikije twese kugira ngo uyu munsi nidutaha dutahe twahindutse tugamije ubuzima bwa Yesu. Mbifurije isabato nziza. Ushize imyaka ibiri, hafi imyaka ibiri ninjiye muri uru rusengero. None rero uyu ukaba ari umunsi mwiza, umunsi w'urubyiruko, ukaba ari umunsi udasanzwe. None rero nkaba nishimiye kubona hano uyu munsi. Ndagira ngo bakire mwese umunsi wanyu mwese murabashyitsi, ariko muri twebwe tukaba dufite abandi abashyitsi baba ari ubwa mbere bageze hano. Turagira ngo tubakire kuko niko tubigenza mu rusengero rwacu, dukunda abashyitsi cyane. Nagira ngo rero aka kanya mbereke abo Imana yatoranyije kugira ngo ibahe ijambo ryayo uyu munsi. Ndahera ibumoso bwanjye dufite Nobel mwene data nahaguruke abasubiza. Naramutse isabato nziza. Ibumoso bwanjye nanone dufite Aurore Iradukunda, araza guturisha, reka nawe ahaguruke abasubiza. Nibagiye kubabwira Claudel niwe uza kudufasha mu gusenga no kuza gusoma isomo. Uri hagati yabo ndamusimbuka kubera niwe Imana uyu munsi yatoranyije kugira ngo aduhe ijambo ryayo. Ubwo rero igihe cye nikigera araza kuhaguruka, uraza kubona ibyo yabateguriye uyu munsi. Isomo ry'uno munsi riri muri Yosuwa 14 igice cya 12. Yosuwa 14 igice cya 12 biravuga ngo, none umunsi w'iteka yavuze ujya munsi, icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. Reka twicishe bugufi dusenge. Ingorane, abashonji, abarwayi, abatotezwa, ababuze ababo, abari mu nzu z'imbohe, Mana ubasange ubahumurize. Uyu ni umwanya mwiza w'amaturo, ndasaba abadiyakoni kuza hano imbere. Fate Bibiliya zacu dusome muri Matayo 6 umurongo wa 20. Matayo 6 umurongo wa 20 aravuga ngo, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo bakibe. Dusenge. Data mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe, utwongerere imigisha, ubane natwe, byose tubyamaje n'izina ry'Imana. Amen. Umwanya mwiza wo kwakira ikibwiriza. Nk'uko nababwiye, ikibwiriza cy'uyu munsi kiraza kubagezwaho na Jacob Manirabaruta, ariko mu bajene burya tumwita Wise. Ndagira ngo bibamenyeshe abatabizi, Wise mu Cyongereza bisobanura umuntu w'umunyabwenge. No mu bajene tumwita Wise. Ntabwo iryo zina ryaje gutyo, ahubwo no kubera yuko ni umuntu werekana ibintu by'ubwenge bitandukanye. Rero uyu munsi Imana ikaba yamuhaye amahirwe yo kuza kutubwiriza
ariko mbere y'uko imbere baduhe ikibwirizwa kugira ngo mpamagare korali himbaza. buri gihe iyo nicaye mu rusengero ndeba amabwiriza bajyanye imbere mbona bose bishimye cyane. Nkunda kwibaza impamvu bose baba bishimye ariko nanjye uyu munsi ndamenya. Iyo witegereje ubwoko bw'Imana ukuntu mwese muba mumeze neza, ukuntu muba mwishimye mwiteguye kwakira ijambo ry'Imana, biranezeza rwose. Ntabwo ni pasiteri, Mana nziza, Mana yarejeje mu isi, igihe kirageze ngo ngufatire mikoro maze ubwire ubwoko bwawe. Igihe kirageze ubwoko bwawe bujye ku mutsima bugira umumaro. Ndakwinginze uhuze imitima yacu kugira ngo twakire ijambo ryawe neza kandi twishimire. Mu izina rya Yesu. Mpa uyu musozi. Mu Cyongereza baravuga ngo give me this mountain. Uyu munsi turagerageza kuganira ku ntwari yitwa Kalebu, nk'uko twabibonye muri Yosuwa igice cya 14 wa 12 mbere y'amasomo. None umwe umusozi w'iteka yavuze urya munsi. Mu Cyongereza no bivugika neza, biravuga ngo now give me this mountain that the Lord has promised. Mpa uyu musozi w'iteka Imana yanyemereye, w'iteka Imana yabwiye bazana. Ntabwo ari undi musozi, ahubwo mpa uyu musozi w'iteka Imana yanyemereye. Intwari Kalebu yari umuhungu w'umugabo witwa Yefune. Mu gihe bari bageze muziko y'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya Kanani, mu gihe bari bagezeyo hasigaye gufata igihugu, Yosuwa atangira gutangaza za gakondo azigabanya hagati y'ubwoko bw'Abisirayeli. Maze kuko Imana yari yasezeraniye Kalebu kizamuha umusozi Heburoni, nubwo umusozi Heburoni ariho hari imijyi ikikijwe n'inkuta zikomeye, nubwo ku musozi Heburoni ariho hari abanzi b'Abisirayeli bose, nubwo ku musozi Heburoni hari ibigoye byinshi cyane, Kalebu afite imyaka 85 abwira Yosuwa ati mpa uyu musozi w'iteka Imana yasezeranije. Twese dusabwa umukristo uri hano wese, ikintu abasore dusabwa
ikintu abasaza n'abakuze mwese musabwa ni ugukurikira Uwiteka inzira yose, ahantu hose unyura, umunsi wose ugakurikira Uwiteka muri byose, maze nibwo uzajya ku mavi ukabwira Uwiteka uti mpa wa musozi wasezeranye. Abantu impamvu badasaba gusoza Uwiteka basezeraniye, burya bagira ubwoba. Kalebu ntabwo yigeze agira ubwoba. Gerageza gutekereza, Kalebu afite imyaka 45, Isaro afite 45, afite imyaka 85, akareba umusozi uriho intwaro za gisirikare zose, akareba umusozi ukikijwe n'inkuta, maze akavuga ati mama mpa uyu musozi. Ntabwo Kalebu yari yizeye imbaraga ze, no, ntabwo yari yizeye imbaraga za gisirikare, ahubwo kuko yemeye kuyoborwa n'Imana inzira zose, yari yizeye ko Imana izamutsindishiriza akabona umusozi. Kugira ubwoba mu Bakristo ikintu gikomeye cyane. Abantu batinya gusenga by'abasezeraniye kubera bagira ubwoba. Ugasanga umuntu arapfukamye ngo Mana $1 ryo kugura ji muri dorama. Kandi muri Zaburi 26 handitse ngo iby'isi byose ni iby'Uwiteka. Mbese so yaba afite ibintu byose ukajya gusaba $1? Mbese ibintu byose byaba ari iby'Uwiteka kandi turi abana b'Uwiteka, ukajya gusaba $1 ryo kugura ji muri dorama? Ubwoba ni ikintu Abakristo cyabagiyemo, sinzi uko nabivuga, ariko ikintu cyose bajya gusaba banza kureba ngo ese birashoboka, ngo ese ngo nasabire Imana izabona. No, ibyuzuye isi byose ni iby'Uwiteka. Ushikamishije umutima wawe ku Mana, azaguha wa musozi. Nubwo haba hari ingorane zikomeye, nubwo waba ubona bidashoboka, ariko ushikamishije umutima wawe ku Mana, byose izabigusohoza. Kugira ngo ugere kuri wa musozi, ugomba gushikamisha umutima wawe ku Uwiteka Imana. Ugomba kwiyegurira Imana burundu. Kwiyegurira Imana burundu, burya kubera Kalebu byanditswe mu isezerano rya kera bandikaga mu Kigiriki. Kwiyegurira Imana mu Kigiriki bishatse kuvuga kwiyagura burundu, ntugire ikintu na kimwe usiga, ugakurikira Imana, ukiyegurira Imana burundu. Ntabwo ese Abakristo buri munsi twiyegurira Imana burundu? Yaragiye ku rugamba, umugore arwaye, afite n'akana gato k'imyaka 2 cyangwa 3, akana gato, maze bakajya bamuhamagara kuri telefone bati byakomeye ku rugamba, niweho mukuru, ngwino rwose udufashe. Umugabo ati no, ntabwo ushobora gusiga umugore arwaye ngo njye ku rugamba. Maze agiye kumva yumva ngo abanzi barasabiye, naho umugore we yarari agiye kuhagera, ariko umugabo arakomeza yumva. Maze akana ke gatoya karamubwira ati daddy, go, God will take care of you. Akana k'imyaka 3 gatoya kabwira umugabo
ati go tugenda imana ibirimo byose. Maze umugabo arihangana aragenda asenga. Nzi byabaye maze kuko kwizera baratsinda, ibibazo byose birarangira. Mbese ibigeragezo turabyihanganira? Mbese dufite kwizera? Mbese twemera ko Imana iri kumwe, iri ku ruhande rwacu, nta cyatunanira? Mbese ni kangahe iyo tugeze mu bigeragezo aho kwifungirana mu nzu tujya ku mavi tukavuga tuti Mana, nzi ko wasezeranije uriya musore